umugani habayeho urukwavu rwari ruzwiho ubwenge bwinshi ariko ntirwagira imbaraga muri ishyamba n'izindi nyamaswa zikomeye zakundaga gutoteza izo zibonaga n'intege nke. Umunsi umwe intare yibuziye ko ariyo igomba mwami w'ishyamba koko uri intwari ariko hari indi ntare ikurusha imbaraga. urukwavu ruratekereza ruti imbaraga Listen, Lion, the old ways aren't working. We need a new plan. A new plan? From a rabbit? Exactly. Trust me. We did it, friends. Indeed. Rabbit, you are our hero. Peace at last. kwibwira ko nta kintu cyarubasha. Umunsi umwe mu gihe rwakurikiraga imbuto nziza ntirwabonye inzoka yari yihishe mu mababi. Ku bw'amahirwe rwabonye akaga ku munota wa nyuma rwinyigiza vuba. Ese nawe ujya wibaza ukuntu bakoramo izi video? Wajyaga wibaza ukuntu wafata video yawe utiriwe ujya gushaka uburyo ki washaka kamera cyangwa ibindi bikoresho bihambaye? Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu wakoresha ama AI maze ugakora video ndende kandi yihuta cyane. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu bakoramo utu video ducicikana ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube cyangwa n'izindi zose ukabona binjeje amafaranga. Nk'iyi video itegereze ukuntu imeze maze nawe mpite nkwereka uburyo ki wayikora. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo ki wakoramo iyi video ukabona uburyo ki wabonamo video yose maze nawe ukabona icyo washyira kuri YouTube. Maze wowe witegereze akantu ku kandi. Muri iyi video harimo ibyiciro bitatu. Harimo icyo kuba washaka prompt wakoresha muri AI. Turaza gukoresha iyo bita iya mbere iyo bita Guruka AI. Maze dukurikizeho iyo bita ChatGPT. Maze dukurikizeho iyo bita Google Studio. Maze ukurikirane akantu kandi maze nawe uze kubasha kuba wabyikorera. Nyamuna utarakanda kuri subscribe kanda kuri buta subscribe maze urayikinga iyi video maze n'izindi zose tujye kuzikugeraho mu bambere. Uzana muri Play Store. Ahanga maze uhite ukanda. Maze uhite winjira muri Play Store yawe. Niwamara kwinjira muri Play Store yawe maze urahita uza hano handitse search. Uraza uhite wandika hano muri search. Noneho niwamara kuza hano muri search uhite uza wandikemo hano ushakemo application yitwa ChatGPT. Yanditse gutya. Noneho niwamara kuza kuyandika noneho urahita uza urasanga ari ukuyidownloadinga uhite uyidownloadinga. Yewe urabona ko bari kumbwira unyapdating ariko simbishaka guhita nyapdating aka kanya. Noneho niwamara kuyibona uhite usubira inyuma. Uhite nanone uza hano wandikemo Guruka. Hano Guruka AI. Guruka AI. Gutya. Noneho uhite usearchinga. Niwamara gusearchinga noneho ureta uza usange application isa gutya. Niwamara gusanga isa gutya wowe yenda uraza kuyisanga hasi mo hasi urascrollinga umanura nyine kugira ngo uze kubasha kuba wayibona. Noneho jewe urabona ko jewe ari kumbwira ko nyapdating. Jewe nari sanzwe nyifite. Noneho jewe ndatasubira inyuma kubera ko sanzwe nyifite. Noneho urite uza usubire inyuma kuri tableau yawe imeze gutya. Noneho niwamara kuzanga application zawe zose wazibonye ndatekereza ko niyi Chrome waba uyifite. Noneho urite uza hano kuri ChatGPT. Niwamara kuza ukarike kuri ChatGPT. Niwamara gukirika kuri ChatGPT noneho uza wandikemo aya magambo aya ngaya. Kubera ko AI idahita isobanukirwa iri jambo rya Bakame wowe urahita uza uyikuremo. Niwamara kurikuramo wandikemo gutya. Uhite wandikamo gutya. Noneho niwamara kwandikamo gutya uhite wohereza. Urabona ko ise itangira kukwandikira inkuru yawe yose uko iri buze kuba imeze yose. Noneho icyo ukora wowe araza ahangaha hano hejuru ahangaha urahita uscrollinga umanura. Ahangaha urabona ko baguhaye property ahangaha y'ifoto. Noneho icyo ukora wowe urahita uza uhite uyikopiye. Urahita uza uyikopiye gutya. Noneho niwamara kuyikopiya gutya uhite ugaruka hano hasi bikuremo bikupe byose uhite uza ukirika hano kuri Guruka AI. Noneho niwamara gukirika hano kuri Guruka AI utegereze maze winjiremo. Noneho niwamara gukirika kuri Guruka AI irahita ifunguka. Niyamara gufunguka maze uhite uza ahangaha urahita ahangaha kose. Ahangaha kuri aka kadomo kano noneho uhita niwamara gukirikaho urahita uza ahangaha hano gutya. Urahita uza ahangaha maze wemezemo yanuza yawe ya message yawe ugiye guhita ushyiramo kugira ngo baguhe ifoto. Noneho urahita uza ukirika ahangaha gutya. Niwamara gukirika ahangaha maze uhita utegereza wihanganye kugira ngo batuzanire ifoto yacu. Urabona ko ifoto ngiyi barimo barayizana rwose barimo barazizana iyi foto ebyiri. Urabona ko ari ngiyi ifoto ngiyi. Noneho ahangaha baduhaye Bakame ebyiri. Ahangaha urabona ahangaha hari Bakame ebyiri. Hari udukwavu tubiri. Noneho udukwavu tubiri uraza uhitemo ifoto ubona nziza. Uraza uhitemo ifoto ubona nziza. Noneho niwamara guhitamo ifoto nziza uraza uhita ukanda hano kuri download.
noneho wamara kudownloadinga urabona ko ise igera muri telefone yacu. Noneho urahita uza usubire ahangaha ibumoso kuri telefone yawe, uhite uza usubire ahangaha muri ChatGPT ahangaha urahita uza usome aya magambo uko bigiye dukanye, uko bigiye umugani yanditse. Noneho urahita uza umanuke scrolling umanure hasi. Noneho wamara kuza ukamanuka akaziza hano hasi, urahita uza uhite ukopiya iyi prompt baguhaye. Noneho wamara kuyikopa uhite ugaruka hano kuri Goroka AI. Noneho icyo ukora wowe ahangaha bino urahita ubira inyuma, ibi ngibi abo ngubu foto bamaze kuyiguhereza. Ukora wowe urahita uza uhangaha kuri aka kantu k'ibumoso hano hasi, hano handitse auto, hirya handitse auto, maze uhite uza ukirikaho, uhite uza hano wandikemo hano bahita guhereza kamera photos files. Noneho urahita uza uhite ukanda kuri file. Wamara gukanda kuri file maze urahita umanuka, bahita bakwerekeza muri telefone bamo ifoto. Urabona ko bahise batwerekeza ifoto, maze urahita uza ahangaha uhite ufata kano gakwavu kawe, maze uhite ugakirikaho gutya. Ariko none urahita ukikanda hano akantu k'akaramu, uhite ugakirikaho gutya, uhite uza ushyiramo prompt yawe, maze uhite wemeza. Aha urabona ko byari bimaze kugera ku 23 bise bibiri inyuma, maze ukomeze ure iyi video ubasha kwikorera video nziza cyane kandi ikuye muri AI, maze ukore video ndende bitagusabye kuba wakoresha ka gace k'amasegonda 6 uhereza. Wowe urateza maze bikomeze nimaze nibyo kuba bahita dukuriramo video yacu. Bahita mbikwereka. Aha urabona ko ahangaha bamaze kudukorera video yacu. Uri kubireba ko agakwavu bahise badukoreramo video. Noneho icyo urahinga iyi video ukandira subscribe, maze video nzajya shyiraho ujye yibona mu ba mbere. Noneho icyo usabwa rero wowe uraza uhite uyidownloadinga. Niba wamara kuyidownloadinga noneho urahita umanuka uve ahangaha kuri ntuze, kuri ahangaha kunuza ahangaha. Noneho wamara kuyidownloadinga gutya, niba wamara kuyibona gutya urahita umanuka uive kuri Goroka. Noneho uhite uza muri file. Urahita uza muri file, maze niba wamara kuza muri file uhite ubona ya foto ya video ya rwarukwaho ngiyi. Urabona ko yamaze kugera muri ntuza. Noneho icyo ukora wowe urahita uza ahangaha gutya, urabona ahangaha ahigeze ahigarukiye, maze wowe urahita uyikorera screenshot gutya. Wowe witonde ukurikirana akantu ku kandi kugira ngo hatagira akantu kaza kugucika, kugira ngo bitaza guhita bigufana. Noneho urahita uyikorera screenshot, maze uhite uyizana uyediting ya screenshot yawe. Icyo ukora urahita uza ahangaha gutya uyiringanizemo neza gutya, gutya ku buryo itaza gusumbana n'indi. Noneho uhite ukora kuri done. Ibi nibyamara gusoza uhite umanuka, uretse urindire gato ahangaha. Noneho uhite ugaruka ahangaha kuri Goroka AI. Noneho uhite ugaruka hano kuri Goroka AI. Noneho wamara gukora garuka kuri Goroka AI, maze urahita ya video uhite yikuramo. Niba wamara kuyikuramo maze uhite ugaruka ahangaha kuri ushyiremo ya foto wamaze gukorana screenshot. Noneho uhite uyishyiramo. Dore urabona ko ari ngiyi iyi ahangaha. Noneho turahita tuyikirikaho. Nitwayikirikaho ihitizamo hano. Noneho turahita tuza tubiri inyuma gatoya, urabona ko yaritangiye kujya indi prompt baduha muri ChatGPT. Maze duhite duscrollinga tumanura tuzamura, turabona ko ndetse tugiye kuri prompt ya kabiri. Noneho ni prompt ya kabiri turahita tuyikopiya. Nitwamara kuyikopiya turahita tuza duhite tugaruka hano muri Goroka AI. Ahangaha urabona ko yaritangiye kubara, ariko reka duhite dushyiramo iyi prompt kugira ngo yahita iza kugenda nabi. Noneho ahangaha urabona ko igiye guhita bitangira nanone bite bibara. Urabona ko cyari byabaze mbere nta kintu twashyizemo, ariko dushyizemo amagambo icyo igiye gukora none. Wowe ukurikirane akantu ku kandi bitangira guhita bibara. Ahangaha ukurikirana akantu ku kandi kugira ngo video yawe ize kuba irenze amasegonda 6 AI iguhereza y'ubuntu. Urakomeza ukore video yawe kandi bitakugoye, kandi ibe ndende inaseza ibana nziza cyane. Noneho wowe ukurikirane akantu ku kandi, urabona ko ise ibara iri kubara rwose itangiye. Urabona ko isoje. Urabona noneho bahise baduhereza ibindi. Noneho icyo ukora wowe urahita uza ahangaha uhite uyidownloadinga. Noneho wamara kuyidownloadinga, urahita uza usubire inyuma gatoya nanone, uhite uyisubirira inyuma, uhite ugaruka ahandi muri file.
noneho wamara gukora kuri file urahita uza gusangamo ya video ya mbere, urahita uyikuramo uhite uza ugakihanga kunuze hano kuri ya video twashyizemo yindi. Aha noneho uhita uyibona ko ahangaha ari kuri ya ntare n'intuze n'inzovu. Noneho urahita uza nanone uku nguku uhite uyikorera screenshot. Noneho wari kuyikorera screenshot urakomeza ubigenze gutya. Urakomeza ubigenze gutya paka byibuze video yawe isoje. Noneho rito dukomeza. Kubera ko ngewe nashaka ko video iza kumbana ndende cyane, wowe urakomeza ukoreshe buno buryo nkweretse gutya. Noneho ku buryo ki video yawe iza kuba ndende cyane nta kibazo. Noneho ubu tugiye ku gice cya gatatu ari nacyo cyanyuma. Kuba umuntu yashaka amajwi umuntu yakoresha muri AI. Noneho reka mite bikwereka. Wowe urahita usubira inyuma gatoya ubikupe byose. Noneho wamara kubikupa byose urahita ugaruka ahangaha kuri tableau yawe yo hasi imeze gutya. Noneho uraza wite uza ahangaha muri ChatGPT. ChatGPT uraza ahangaha hari inkuru yabanje kukwandikira iza kusanga yakwandikiye. Wowe uraza ubirebe neza witonze ahangaha. Uraza noneho uhite ufata ahangaha yabyanditse uhite ubikopiye. Noneho wamara kubikopiya uhite uza nkwereke uburyo ki uhita uza kubikora mu majwi. Icyo ukora ni wamara kubikopiya urahita umanuka ahangaha uze hano ukanda hano kuri Chrome. Noneho kuri Chrome uhite uza wandikemo iri jambo ngiye kukubwira. Urabura bitewe na network yawe urahita uza gusanga iri kugenda gakeya. Noneho uraza uze hano muri search ya Chrome yawe. Uze muri search ya Chrome yawe noneho uhite wandikamo. Uraza ahangaha uhite wandikamo ahangaha muri search yawe. Uraza ahangaha wandikemo AI Studio google.com. Noneho urahita uza ubikore gutya. Noneho wamara kubikora gutya uraza urindire gatoya. Urahita uza ahangaha kuri Google AI Studio. Ahangaha uhita ukirikaho. Wamara gukirikaho ubu utegereje gatoya. Utegereze gatoya maze uze kubasha kuba wabona video yawe yuzuye kandi ndende. Noneho uraza gutya. Uraza utegereze bimere gutya bisearching. Noneho icyo ukora wowe muri telefone yawe uraza ahangaha hejuru iburyo kuri aka kantu uhita ukanda kuri utu dukoni dutatu uhita umanuka scrolling umanura hasi. Ahangaha uhita uza ahangaha handitse desktop site. Aka kantu urasanga katavivuye maze urahita wowe icyo ukora uraza icyo ukora uhite ukavivura gutya. Noneho wamara ukavivura gutyo maze uhite ugaruka ahangaha muri iyi studio ya AI. Noneho uhite umanuka ahangaha gutya. Icyo ukora urahita uza umanuke scrolling hasi gutya. Uraza scrolling. Wowe uraza gusanga bari kugusaba gukora sign up. Urabanza ukore sign up. Yewe urana ko ndisanzwe nyifitemo. Noneho icyo ukora wowe uraza ahangaha gutya. Uraza ahangaha gutya. Noneho urahita uza ahangaha wandike ahangaha handitse voice. Ahangaha. Noneho urahita wakirika. Wamara kwakirika urahita kuzanira izi voice. Wowe uraza uhite ukanda kuri iyi ngiyi ya mbere. Wamara gukanda kuri iyi ngiyi ya mbere bahita bakubwira ngo bahita kuzanira dashboard imeze gutya. Uhite ushyiramo amagambo yawe ya wa mugani hejuru. Birasaba yenda ushobora kuza gushyiramo icyongereza cyangwa ikinyarwanda. Wowe icyo ukora uraza kubikopiya. Reka yenda nkoreshe ikinyarwanda maze uze kumva uko biza kuba bimeze. Noneho urahita usubira inyuma gutya gake maze uhite umanuke hasi uhite uzanga hano kuri aka kantu maze uhite ugakirikaho gutya utegereze. Noneho urahita utegereza bisacinge gutya. Birita bisacinga gutya ariko nanone ari akantu nagira ngo nkwereke. Noneho ahangaha haraza kuba hari amajwi. Biraza guterwa n'ijwi ushaka gushyiramo wowe. Hari igihe ushobora gushyiramo ahangaha kuri korone ahangaha. Noneho ngategereza urabona tumanutse hasi ahangaha biri kwirodinga hano. No gutegereza byibuze bikabara bigasoza hano. Gutegereza bigasoza maze kugira ngo tubashe kubona ijwi ryacu ryuzuye rimeze neza. Urategereza bibare.
urahita utegereza gutya bibare bisoze. Umugandi habayeho urukwavu rwari ruzwiho ubwenge bwinshi ariko ntirwagira imbaraga. Mu ishyamba ya rubagamo harimo ngwe, intare n'izindi nyamaswa zikomeye zakundaga gutoteza izo zibonaga inenge nke. Umunsi umwe intare yivugiye ko ari igomba gutegeka ishyamba ryose, inyamaswa zose zikajya zigondera. Urukwavu ruratekereza ruti, imbaraga si zo zonyine zituma umuntu atsinda, ubwenge nabwo burakenewe. Aha uri kubona ahangaha iri jwi urahita uza urishakishe gutya uhite uza urimanure ahangaha gutya. Icyo ukora rero wowe urahita uza ukirikeho hano, wamara gukirika ahangaha maze uhite udownloadinga ijwi ryawe, maze rihite rimanuka rivemo, maze uhite umanuka uscrolling, uhite umanuka hasi ujye ahatangira. Noneho niwamara kujya ahatangira urahita uza ahangaha muri telefone yawe, urahita uza mu ntuze muri Play Store yawe, maze uhite uzacingamo ahangaha application yitwa InShot. Ahangaha urahita uzacingamo application yawe yitwa InShot. Noneho uhite urindira gatoya, maze ahite hazamo application yawe imeze gutya uko. Noneho yewe urabona ko njye nari ngifitemo, urahita niba usanzwe uyifitemo ura-updatinga, ariko yewe ndabona kakanya ntabwo ariko ndi kubishaka. Noneho uhite umanuka, uhite uzangaha muri InShot yawe. Noneho wamara kuza muri InShot urahita uzangaha handitse video, kirike hano kuri video. Noneho wamara gukirika kuri video uhite umanuka ahangaha handitse new. Ahangaha noneho urahita uza ubone video zawe zose wagiye ukora. Noneho wamara kuzigira, noneho urahita uza uhere kuri video yawe ya mbere wakoze, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu. Noneho uhite ukanda kuri aka ngaka ko kakavi. Noneho icyo ukora niba ariyo kuri YouTube uraza uhitanda ahangaha kuri Canvas. Ahangaha wamara gukanda hano kuri Canvas biraza guterwa n'uburyo ki iyo wasabye. Yenda nasabye y'9 kuri 16, ariko wowe yenda niba ari kuri YouTube uzasaba ya 16 ku 9. Noneho je reka mitengira mvuga ati yenda niyo kuri TikTok. Noneho icyo ukora wowe urahita uzana aka kantu gutya kugira ngo video yawe zooming yuzuremo neza. Noneho icyo ukora uraza ahangaha uhite uza ahangaha ku ntuze, uraza uhite ukanda ahangaha kuri aka karogo ka InShot, maze uhite ugakuraho hano bahita gwa free, uhite ukanda kuri free gutya. Wamara gukanda kuri free utegereze gato. Wamara gutegereza gato noneho urahita uzanga handitse kuri studio. Noneho wamara gukanda kuri studio urahita uzanga handitse music. Noneho wamara gukanda kuri music urahita uzanga handitse my music hejuru. Noneho urahita usange kakanuze ya voice wakuye muri Google Studio. Noneho urahita ugahita ugakirikaho. Mu ishyamba rituje ryari rituwe n'inyamaswa nyinshi. Uraza gusanga atari iyi ngiyi. Mu bihe bya kera cyane mu gihugu cy'imisozi myiza habayeho kera mu ishyamba rituje uraza umugani habayeho urukwavu rwari ruzwiho ubwenge bwinshi. Urabona ni iyi ngiyi ni video ni iyi ngiyi. Noneho urahita uza uyishyiremo gutya. Noneho wamara kuyishyiramo urahita uza gutya. Habayeho urukwavu rwari ruzwiho ubwenge bwinshi ariko ntirwagira imbaraga. Muri ishyamba n'izindi nyamaswa zikomeye zakundaga gutoteza izo zibonaga ari integeke. Umunsi umwe intare yivugiye ko ariyo igomba Wami mu ishyamba koko uri intwari ariko hari indi ntare ikurusha imbaraga. Urukwavu ruratekereza ruti imbaraga. Listen, Lion, the old ways aren't working. We need a new plan. A new plan from a rabbit? Exactly. Trust me. Noneho bakanga uko ni kwa kundi ubona bakuramo za video zawe ahangaha we buri kureba ku mbuga nkoranyambaga zicicikana zigira gute zicicikana. Noneho wowe urahita ukanda ahangaha niwamara kuyiditinga neza ubona bimaze gucamo neza, uraza ahangaha byibuze ahangaha uraza kugira ngo bize kujyanirana. Ahangaha urabona hano ahangaha uraza kubona ahangaha uraza kubona byibuze ahangaha no kuvuga ngo ahangaha uraza guhita uscrollingamo gutya usa nk'ukazana akangaka gutya ugende ukuraho utuntu twagiye dusigana maze uhite ahangaha uhite uyi-exportinga hano. Niwamara kuyi-exportinga maze uhite uyi-uploadinga maze ubanze urebe neza video yawe niba yabaye nziza maze uyi-uploadinge ku mbuga nkoranyambaga zawe. Iyi video niba igushimishije yisharinge n'abandi maze kandi kuri subscribe unayilikinge maze ukurikirane utundi video tw'ubutaha.